dawe Imana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo byose ubishikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Uko twabivuze n'umukiza wacu akadutegeka kandi akatwigisha, tugize kuvuga tuti nawe uri mu ijuru. Uzatunga ubugingo iteka. Sinagimana data na mwana na mutagatifu. Amaye kubwenge n'uwamumare nguyu n'uwawe mugenze ugushaka cyo tumusabira akanya k'umwana, turamusabira imigisha myinshi, Imana izamurinde ikibi cyose, ahubwo izamuyobore mu nzira nziza, izamuha inshuti, ababyeyi bazamwiteho, mbese Imana izamugire uwe yo gutsitara mu kwemera tugiye kumutoza muri batisimu agiye guhabwa. Tuvuga mu muryango, ariko kuvuga mu muryango ntabwo yabihagije. Niba navutse kwa papa na mama aho niho, ariko tugomba no kuvuka nanone muri ya myemerere yacu, kuvuka muri Kiliziya urugero, nako ni ukuvuka, ajya kuvuka muri Kiliziya. Yavuze ku babyeyi ntabwo bihagije, agomba no kuvuka mu myemerere y'ababyeyi. Tubasore ababyeyi n'abapare kugira ngo umwana Imana yamuhaye kado gift, kugira ngo Imana imurinde kandi akure umurinze ajya mbere mu kwemera. Twanga ibyaha byacu kugira ngo ushobore kuba ijambo ry'Imana no kuturishitamo Eucharistia dufite umutima usukuye, kandi muri iyi misa yasabwe n'umuryango wa Nzeyimana Alphonse na Sandra, basabye iyi misa kubera ibyiza Imana yabakoreye binyuze mu bwenge Bikira Mariya, kandi bagasabira imiryango igitegereje urubyaro. Uyu muryango nanone basabira roho zose ziri mu purigatirine.
gushishikarira gukurikiza kuri kwaryo tubone kwera imbuto z'urukundo rwa kivandimwe kuba Yesu Kristo umwana wa Mwami wacu Imana Mwana mugategekana umwuka mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Yesu nabane natwe amagambo y'Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe abantu benshi bamaze guterana baturutse mu mijyi yose bamusanga, Yesu ababwiriza uyu mugani ati, umubibyi yavuye iwe ajya kubiba imbuto ye. Igihe abiba imbuto zimwe zitwaye iruhande rw'inzira barazikandagira, n'inyoni zo mu kirere zirazirya zose. Izindi zigwa mu mabuye, zimaze kumera ziruma kuko zabuze amazi. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura arazipfukirana. Izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera, zera imbuto karishana. Amaze kuvuga atyo atera hejuru ati, ufite amatwi yo kumva yumve. Abigishwa be bamubaza icyo uwo mugani ushaka kuvuga. Arasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya amabanga y'ingoma y'Imana, naho abandi bakabwirwa imigani kugira ngo barebe boye kubona, bumve boye gusobanukirwa. Dore rero icyo uwo mugani uvuga: imbuto bibwa ijambo ry'Imana. Abameze imbuto zakuye iruhande rw'inzira nabumva iryo jambo, hanyuma Sekibi akaza akarikura imitima yabo, agira ngo batemera bagakira. Abameze nk'imbuto zakuye mu mabuye nabumva ijambo bakaryakira ibyishimo, nyamara ntiribacengeremo ngo ribashingemo imizi. Nabemera by'akanya gato, ibishuko byaza bagahita bacika intege. Abameze nk'imbuto zakuye mu mahwa nabumva ijambo, ariko imihibikano n'ubukungu n'amahane y'isi bikabapfukirana, bikababuza kwera imbuto. Abameze nk'imbuto zakuye mu butaka bwiza nabumva ijambo bakaryakira umutima ukeye kandi mwiza, maze bakera imbuto nziza babikesha kudacogora bwabo. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Yesu Kristo akuzwe. Cyangwa misa ya Kinyarwanda mu Giswahili, mu Gifaransa, cyangwa n'abarimu ba Paul hariya n'izindi Swahili, Benjamin, Mabariza, Kinyarwanda. Okay. Uyu munsi twaje muri iyi misa n'aka kanya kugira ngo twifatanye n'ababyeyi n'inshuti zabo ndetse baje kubatirisha umwana Imana yabahaye. Aha niho wasomye kuri Timote, so wasomye aho wasomye ahangaha niho iyi baruwa irangirira. Noneho uyu Pawulo ari kwandikira Timote, kandi aho ibaruwa irangirira aramwandikira amubwira ko agomba kwita ku mategeko akayakomeraho, ahamya w'Imana imbere ya rubanda, imbere y'abantu. Pawulo agira Timote inama nziza yo kuba umuhamya w'Imana wakwemera afite akagukomeraho, mbese kuko Yesu
afite wenda amahirwe yo kwanga byose agashimisha Pilato, Ponsiyo Pilato, ariko we yaranze akomera mu kwemera kwe, akomera ku mwanya. Niyo mpamvu Pawulo abwira Timote ati nawe nkora mutima yanjye ugomba gukomera mu kwemera ufite. Yarazi ko wenda Timote ari bugende hirya na hino yamamaza ijambo ry'Imana. Kwamamaza ijambo ry'Imana babitoroshe, ntabwo byoroshye n'akatoburya, ntabwo ari umunyenga, ntabwo ari kunywa icyayi, ntabwo ari kunywa amazi, biba bikomeye bikaze cyane kwamamaza ijambo ry'Imana. Mumbaze njyewe birimo bimaze mu myaka 8, ntabwo byoroshye na gato, birakaze cyane, birakomeye. Timote uyu nguyu waramaze gukora ka formation, abona experience we na Pawulo, noneho yakuze agomba kugenda hirya muri Sahel, na Pawulo nawe ajya mu yindi migi, nibari ya Korinto, nibari ya Timote. Ibyo yize kuri Pawulo, ibyo yize kuri Yesu Kristo, agomba kubikomeraho, akakomera mu kwemera kwe, ya confession kwa kwemera afite akagukomeraho. Ati genda wite ku mategeko, ukomeze kuba umuziranenge n'indakemwa, komeza kuba umuziranenge n'indakemwa. Aho ugiye kwigisha birakomeye, birakaze. Hari isi n'isi, ngiye mu isi, genda ube indakemwa kandi ukomere umuziranenge. Niyo magambo natwe rimwe na rimwe abatubwira gahave kumva ndibuka kera, niyo magambo batubwiraga ndi kuza mu Rwanda, wowe ugiye mu Rwanda hari yegenda wiga ururimi, wiga ibiryo byabo, uvuge nkabo, umere nkabo, wicishe bugufi nkabo, kandi umenyereye ibindi biriya. Witonda, genda witonde, wigishe ijambo ry'Imana, ube indakemwa, udahemuka, uzi ujyajya, mbese wawe ukunda umurimo. Genda ni mwisi ariko genda. Ayo magambo yo manuro iyo Pawulo na Timote natwe byo batubwira icyo gihe, kandi n'ubu barakomeza kutubwira amagambo. Ahuri ube gutya, ube umuziranenge, utege amatwi abantu bumve. Nababwiye ko nakerewe mubabwiye kubana n'iki, mubadire umugongo, kwicara ukumva umuntu kapaka ko waje nawe gakumva, sibyo? Kapaka genda ugire gutyo. Ubutumwa Pawulo ari guha uyu Timote mu kanya minota mike, hari n'abagira bari kirere rw'uwanjye ndanyaruka ndasanga tegereza iminota 15, ariko nabo ndabasaba pardon, ndababwira ati pardonnez-moi. N'ubutumwa tuba turimo. Ibi byose Pawulo abibwira Timote, genda ujye mu butumwa. Icy'ingenzi ube umuziranenge n'indakemwa kugeza ku munsi ukigaragaza ku mwami wacu Nyagasani. Gukomera mu kwemera kwacu, tugakomera ubutumwa. N'abo bagiye kubatisha abana kera, burya abana bacu bari mu biganza byacu. Pare si ukwambara karuvati gusa, pare si ukwambara iyo kositimu nziza cyane, niyo koto ya shokora, niyo shati y'umweru, nako kavuga mu umukara. Kuba pare ni ubutumwa, kuba pare ni ubutumwa, kuba pare ni ubutumwa. Ababyeyi bakugira icyizere, basize mu biganza byawe umwana wabo, aho batari ni uhari. Noneho nawe ugomba kurangwa n'ubuziranenge n'ubuziranenge, ugira umutima w'urukundo, umutima wa kibyeyi, umutima wo kugira uyu mwana inama. Aho batari ni wowe uhari. Pareje sabiti, aho batari ni wowe uhari, urakomeye. N'abamarene nicyo kimwe, abagize kubwira abana muri batizwa amarene, si udukenyera gutya gushaka n'ibiki, ahubwo ni ubutumwa tuba duhawe kugira ngo aba bana bacu ukwemera twatojwe, ukwemera natwe tuhagazeho, ukwemera tutahakana ka Yesu Kristo ari imbere ya Pilato, Ponsiyo, tukavuga ngo Imana ni Imana Yesu Kristo. Ukwemera ni kugomba kuturanga kugira ngo abana tubyara muri batisimu, ukwemera kubaherekeza. Nawe mubona ko ubutumwa atari bw'ababiri gusa, ubutumwa atari bw'amasere n'abasufurere, twese aho turi mu
ubutumwa Imana igutumye kuri wa mugore na wa mugore Imana igutumye kuri wa mugabo n'ubutumwa ibyo byose tubikomereho kugira ngo Yesu Kristo nawe yishime abone ko dufite ubutumwa bwa pare bw'abagabo umubiri bwa ubutumwa pare umunsi nawe tuguhaye ubutumwa uyu mwana uzamurera kwemera ufasha ababyeyi aho batari uhari ariko ikizaguherekeza ni ijambo ry'Imana ni ivanjiri uwumvise ijambo akarishaka mu mutima we akaryitaho yera imbuto uzera Imana imbuto iyo jambo tukubwira ijambo ry'Imana twumvishe uyu munsi rigira imizi muri wowe kugira ngo uyu mwana ugiye kubyara warateze azasorome imbuto ku rukundo uzamugira kumuba hafi inama uzamugira uzanamusabira wera imbuto hari amarembo apare umusore bati wabara abashakaraye ntacyo nari kwigisha umwana yabyaye n'ababyeyi bari kwicuza icyatumye bamarembo bapare twera imbuto reka ijambo ry'Imana ukwemera dufite kugira imizi muri twe umwana wabyaye nakubona marembo rwose mugeraho byinshi pare rwose mugeraho byinshi tugire reka ijambo ry'Imana ryera muri twe tumereka cya gitaka cyiza aho imbuto yaguye bagasoromaho imbuto nyinshi wowe yewe abana twabyaye bagasoroma n'ibiki bagasoroma n'iki twera ziri imbuto z'ubusinzi ubona akagoba kakabona marene niwe ufunga akabari niyo mbuto bwose umukobwa wabyaye akagira wa muhungu wa mugabo ni wowe wa mugabo wenda mu gitondo byukira hahandi hariya nizo mbuto umwana azakugira oya uyu munsi reka ijambo ry'Imana rifate muri twe rishore imizi muri twebwe kugira ngo twere imbuto tuzere cyane cyane abakiri bato badukurikiye ujya bato baturebera ibyo dukora hari uko babireba bakabishimira cyangwa bakabinenga bamarene bapare ababyeyi b'umubiri namwe mwese reka twese twerere imbuto abana bacu nyagasani Yesu n'abana bacu.
yaragiye kugarizwa uwamara n'ubushake bwe yafashe umugati arashimira abamanyura ukohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze tujyeho mwese kizwi ko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Kubera amaze kubigenza abanje kurya afata inkongoro none arashimira n'ukohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze tujyeho mwese ingikoko ni mu amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka igiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha ibintu byo kubikora bihugu ubuso bwanjye. Iri ni ibere rikomeye ryo kwemera. None nyagasani mugihe turi ku rupfu neza ukagira umwana wawe tugutuye tutanga ubugingo n'inama muri mukiro tugushimira ko watumye twebwe no gushingira tukereza amaturo kandi turakomeza tworoheje mu twebwe abasangiye muri n'amaraso bya Kristo roho mutagatifu adukuze twunga ubumwe nyagasani buke kandi kizahongera isi yose maze uyo kurya mbere mu rukundo na papa wacu Francisco umwepiskopi wacu Antoine Kambanda n'abatorewe umurimo watari bose nyagasani buke kandi uyu mwana Zayeli yinjiye none mu muryango wawe abikesha batisimu yahawe wemere ko amazina ye yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ubuke kandi abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwiza bwo kuzazuka muri abo bose bapfuye usaza ufite impuhwe bakire mu rumuri ruturukaho turakwinginze natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobora kugira umwanya mu gihe bwo kwiteka abana bikira Mariya mu bwiyongere w'Imana maze abutagatifu n'abandi batagatifu bose bakunze uko byagiye bisimburana tukabona kuzagusiga tukurata kwa Yesu Kristo umwana wawe. Dawe Imana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo byose ubishikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimbura iteka. Nk'uko twabivuze n'umukiza wacu akadutegeka kandi akatwigisha tugize kuvuga tuti nawe uri mu ijuru umujemana gushimira abajyamo gushimira Imana mu buzima gutanga ubuzima butanga ibyaro no gushimira umuhanda Israel waduhaye afite ibyishimo umunsi uri batisi twakanguragije kugira ngo urinde umeze ikiri cyose ugaragariza ibyiza twese urinde ababyeyi be abatisimu inshuti n'abavandimwe twese ube mu kwemera kandi basabira n'abandi bose bategereje ibyabo kugira ngo umunsi umwe bazazigereho icyo gihe cya Mariya ibyo gutanga aka kanya berekeze ibyo gusangira byose umugisha umunsi wacu kugira ngo tuzabonere umunsi twongere tugushimire kubera twakubonye umunsi muri hagati yacu kandi twese abakeneye ibyifuzo byose kuriho ibyifuzo byacu ni byinshi ariko izina ryawe ritagatifu turizera ko tuzageraho nakwa kwizera nakwa kwemera dufite bwa Kristo umwami wacu. Dusabe gasabye Imana yacu yoberanye ubushe by'urupfu n'uzuka rw'Umwana wawe wamaje mu gitambo biduhe kugaragaza mu mibereho yacu tubikesha imbaraga zisa